umusaraba wa Yesu Kristo. Gisele yararirimbye aravuga ngo umusaraba ni wo ndirimbo yanjye. Nasaba abari hano n'abayoboye iki giterane iyi ndirimbo tuze kongera kuyiririmba twese tuvuge umusaraba ko ari indirimbo yanjye, natwe iyi ndirimbo tuyitware umusaraba wa Yesu. Ndababwira rero ibintu bikeya mu minota mike. Icya mbere, umusaraba haboneka imbaraga zinesha iby'isi. Isi ibyayo ukabibona nk'ibibambwe, nayo yakureba ikabona umeze nk'ubambwe. Ayo ni amagambo akomeye Pawulo yigishije, ari mu ihishurirwa. Kunesha iby'isi. Nkiri hano hari imvugo ebyiri ngiye guhagarika mu izina rya Yesu. Ni imvugo zikoreshwa cyane cyane n'urubyiruko, kugira ngo ntimuzongere kubikoresha niba mwageze muri concert. Kandi ndabizi hano hari abantu b'Imana bateguye iyi concert ku buryo irimo igera kuri cyane. Nabonye n'abantu bakurikira online ari benshi. Imvugo ivuga ngo nta myaka ijana, muyihagarike mu izina, muzongere kubivuga, kuko umuntu napfa azongera abeho. Nyuma y'ubu buzima hari iki? Hari ubundi buzima. Na Gisele watashye yasize abyaye, ubu dufite umwana, twaje gucelebrating ubuzima bwe, ariko kandi mwibuke ko Gisele yabyaye. Mu Imana amashyi, hari umwana tuzabaho, twongere tubeho, twongere tubeho, abacu babeho, abana bacu babeho, abuzukuru babeho, abuzukuruza babeho. Iyo mvugo ntimuzayibukire. Iya kabiri nivuga ngo wahire rimwe, ngo ni ugutwika mukamanuka. Dushyireho n'indi proje ivuga kuzimya tuzamuka. Kuki batwika bakamanuka? Tugiye gushyiraho indi proje rero natwe tuzimye. Uvuga ngo wambaye imyenda iteye isoni ngo yatwitse, uvuze amagambo mabi ngo yatwitse, wambaye ibintu bitari byo ngo no. Nimuzimye tuzamuke. Ibi tuzabishobozwa n'iki? Umusaraba wa Yesu. Umusaraba wa Yesu uzatuma hari n'imvugo tutavuga, uzatuma hari n'ibyo tudakora, hari aho tutajya, hari ibyo tutemererwa kuvuga no gukora, kubera yuko umusaraba wabaye indirimbo yacu. Ku musaraba wa Yesu hafi imbaraga zituma tubasha gukora umurimo w'Imana. Umugabo w'Umunyamerika witwa Hudson Taylor yaravuze ngo umurimo w'Imana ukozwe n'umuntu w'Imana, ugakorwa mu buryo bw'Imana, umuntu ntabura inkunga y'Imana. Iyi nkunga y'Imana tuyivana. Pawulo yabwiye Abikorino, arababwira ngo ijambo ry'umusaraba barimbuka urupfu, ariko
munyikirize muti amen. Imana yiyunze n'abantu kubw'umusaraba. Iyo hataboneka Yesu bawujyaho wari gutandukanyirizwa n'Imana, ariko Imana yiyunga natwe kubw'umusaraba. Uzabisanga mu Efeso igice cya 2 umurongo wabo wa 16. Kandi ngo bombi abagira umubiri umwe abungisha n'Imana umusaraba awicishije bwa bwanzi. Umusaraba ufite imbaraga zica ubwanzi bw'abadayimoni, ubwanzi bw'imyuka mibi. Umusaraba ufite imbaraga. Urwandiko cyo ni icya 2. Urwandiko rw'imihango rwaturegaga Imana yarukuyeho kubw'iki? Kubw'umusaraba. Abakunzi b'umusaraba wa Yesu munyikirize muti amen. Urwandiko rw'ibirego byaturegaga Imana yarukuyeho. Ibintu by'imivumo n'amatiku n'amagambo n'inzangano ikuraho kubw'umusaraba. Abanzi b'Imana, icyo ni icya 5. Abanzi b'Imana, Imana yarabatsinze ku mugaragaro kubw'umusaraba. Muzasome mu Bakolosayi igice cya 2 umurongo wa 14, haravuga ngo igahanagura urwandiko rw'imihango rwaturegaga ikarukukuza kurubamba ku musaraba, kandi imaze kunyaga abatware n'abafite ubushobozi ibahemura ku mugaragaro, ibivuga hejuru kubw'umusaraba. Soza icya 5. Ku musaraba niho umuntu abonera abagabo 3 bakamuhumuriza. Umugabo wa mbere araza akavuga ngo ibyaha byawe urabibabarira. Uwa kabiri akaza akavuga ngo umwenda wari wambaye usa nabi awukuyeho akaguha umwenda mwiza udaraje urabagirana. Uwa gatatu akaguha umuzingo uzagenda uguhumuriza. Ndabifuriza kugera ku musaraba. Ndabifuriza kugera hehe? Ku musaraba. Inyigisho zitavuga umusaraba ntizivuge Yesu ziba ari ubuyobe. Umuririmbyi yaravuze ngo ku musaraba niho umuntu abonera urwandiko rw'ijuru. Nimuhaguruke dusenga Imana. Birashoboka ko muri iri teraniro haba harimo gushaka no gukizwa. Iki giteraniro cy'Imana ntiyakibura mu munyago. Umuntu wumva ashaka kugera ku musaraba no gusaba Imana imbabazi, wowe wenyine aho uri uzamura ikiganza cy'iburyo aho uri. Ntabwo musaba kuza hano wenda abanyamakuru batakutwara kandi mutavuganye, ariko n'ababonye benshi bashaka kwakira Yesu. Muhe Imana amashyi. Yesu aguhembaza. Mwami wacu Yesu, turagushimiye cyane kubw'iki gitero. Umusaraba wa Yesu urimo imbaraga z'itora. Hari abantu benshi biyemeje kwakira agakiza, biyemeje kurihana no kwakira neza ijambo ryawe. Umwuka wera abashoboze kugera neza ku musaraba kugira ngo bazumvijwe nibabwira ngo murababariwe. Kandi twakiriye ihumure muri iri teraniro. Ibyo mbisabye Imana ikomeye mu izina rya Yesu. Amen. Narakoze cyane ku buryo umuntu ushaka kugura CD atari hano mu Rwanda cyangwa gushyigikira ariyo tuvuga kugura CD, kuko wenda ashobora kuba ari muri France cyangwa muri Amerika ntiyaza kugura CD ahangaha, ruvuga ngo reka ashyigikire projet Gisele yatangiye. Nabo baremerewe, hari uburyo bwa World Limit baze kubafasha, byose mu mazina ya Gisele Precious. Hariho uburyo bwa busanzwe bwoherezwa amafaranga momo, nimero irahari turaje tuyibabwire. Ariko niba hari umuntu ushaka gutambuka kumva hari icyo yavuga kubw'uyu mishinga ya Gisele Precious no gushyigikira umwana, karibu. Murakoze cyane. Niba hari uwumva hari icyo ashobora kuvuga gushyigikira umushinga wa Gisele cyangwa gushyigikira umwana cyangwa gushyigikira yavumu, munyemerere baburuke. Munyemerere baburuke kugira ngo dusenge.
dusenge aba ubwisede aba
murakoze cyane, reka tubashimire nakira umushumba ze